Nago kuje unkora ku kibuno nanjye ntego ugakoraho. Hari ihohoterwa hari no bwumvikane. Icyo gihe iyo nkoze ku kibuno cyangwa ibere ngatuza ntago aba ari ihohoterwa kuko icyo gihe nanjye tuba turi kwegera cya gihe turi bupange kujyana muri iyo mibonano. Ariko iyo nkozeho rimwe kabiri gatatu nkwiyama nkabwira ati hoye ibyo wapi ngiye wapi ukagoma imfosinga ni ryahohoterwa. Ariko ntago abakobwa bose bakora mu kabari ari indaya. Tekereza ari impamvu wenda umubare mwinshi uvuga ko abakobwa bakora mu kabari ari indaya? Ingeri zose nizo abenshi nanjye uko mbibona sibyo. Yego simbabere mu mutima ariko benshi ko mbabona pe nizo. Ahako sindimo. None sibwo urumva uwo muntu uhembwa 30 umuhaye 20 cya ayo 30 ahembwa ku kwezi yayanga. Umuhaye iryo 10 se ryo yaryanga. Acuruza umubiri kugira ngo abeho. Ubuzima bugoye. Buragoye pe. Burya ngo akami ka muntu n'umutima. Yego. Nago nge wandeba nicaye hano mu kabari nsavinga hano mu kabari. Ngo mbone nk'umukobwa wakuba ku rugo sibyo? Cyane ko bivugwa ko abakobwa benshi bo mu kabari abatari beza sibyo? Ubundi tuvuga ko umukobwa ukora mu kabari ari umukobwa woroshye. Umukobwa nkurikije ukuntu ubuzima bwo mu kabari bumeze ubanza yaba ari umuntu utoroshye. Nyine uko babyumva uko nyine byumvikana ntago aba yoroshye. Urebye nabi araguturitsa tu. The ZOOM TV24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The ZOOM TV24. Umeze neza ariko? Kokani yawe. Kokani yanjye. Gendo umusinzi. Uri umusinzi? Usinda se? Njya nsinda fo. Nizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Abatabibonye ndi kunywa kuri koka. Koka ikonje cyane. Turi mu kabari kamwe kari mu bice bya Mbuga Ngari. Abantu rero muzajya mugera Igisenyi no kunyurayo mugafatayo kamwe kandi ndaza no kubabwira uko kitwa. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Uratangira utubwira amazina yawe tuganire wumva wisanzuye. Yego. Nitwa Uwineza Alice. Yego. Alice dusanzwe uri kunywa kamwe ntabwo wasinze kugira ngo twumve tutaza kuganira wasinze. Ntago nasinze. Usindishwa n'inzoga zingana iki? Nta muntu umenya inzoga zimusindisha. Yego. Barase mu bantu banywa cyane ra? Aya. Ndanywa ngashira inyota nyine tu. Uranywa ugashira inyota. Nk'utwo cupa na Amstel ushobora kunywa nkazinga ugereranyije. Kuya twumve nibura urugero rwawe unywamo. Ugereranyije? Kugira ngo nsinde cyane. Kugira ngo usinde ubundi wanyweye inzoga zingana iki? Ntago nakubwira ngo maranyweye zingana iki iyo nasinze. Yego. Ariko nk'uto ganire Yirekuye kabisa. Ni 10 Amstel 10. Yego. Amstel 10 nibura nizo ziguhindurira umutwe kumva. Shirama agakoni. Agakoni. Gusinda cyane byagenze gute? Nanyweye rikeri. Rikeri. Ushobora kuzivanga njya numva ko nsinda. Yego. Usinda iyo wasinze bo mva umeze ute? Ameze neza cyane. Tubwire iyo wasinda. Kuko abantu basinda ngo bagakora n'amabara abandi bagasinda. Amabara nayo njye ntabwo nkora amabara pe. Gusa mba ndi umwana mwiza. Yego. Ni iki kikuranga iyo wasinze uvugisha ukuri cyangwa ugira amahane? Mvugisha ukuri mba nseka ubusa. Yego. Tujya kuganira rero ku bigendanye n'umukobwa mu kabari. Ni abantu benshi ntabwo bakunda kuvuga kuri iyi ngingo ariko mu kabari umukobwa mu kabari ni ibintu byoroshye ni akazi koroshye. Nagara akantu zikoroshye pe karagoye gasaba kwihangana. Kubera iki? Kubera gusinda tu twakira abantu batandukanye kandi aya ntago ari amazi tuba tunywa si n'amata. Abantu benshi nyine basinda bitandukanye. Hari usinda rwana, hari usinda yanga kwishura fagitire. Aba bose nyine tugenda duhura nabo iyo utihanganye nawe ntago bikugendekera neza. Ariyo nubwo ngo agusindira. Kagusindira tu.
akavuga ati ndashaka uyu mwana. dore itihanganye ngo mukavaringe uramutuka. Urumva mu kabari abantu bakunda kujya mu kabari bajya babibona, hari ubwo rimwe na rimwe umugabo asinda agatangira gukora umukobwa ku kibuno, mubyitwaramo gute? Kwanza tumanza tubwiye niba byarakubayeho. Ibyo bibaho cyane, bibaho, ariko biterwa n'uwo mukobwa uwo ari we. Ntabwo kuje unkora ku kibuno nanjye ntego ugakoraho. Yego ntabwo ngutuka kubera ko ariko kazi kanjye, mutwara gake nyine bikagenda neza. Ariko iyo uzanye amahane tukaba dufite ba bawonsa. None bigenda gute mu gihe umukiriya wagukoze ku kibuno? Genda gute? Kuko arabifata nk'ihohoterwa, hari n'abakobwa ariko ngo babyishimire. Terwa n'abari bo ntago ari bose. Rega abakobwa mu kabari nubwo mafata kimwe ntago ari bamwe. Naho nshaka kugira ngo twerekeze kuko hari umuntu ufite imyumvire ngo umukobwa ujya mu kabari wese aba ari umukobwa, n'ubundi byarangiye wananiranye ukora mu kabari. Cyane bavuga ko abari indaya. Siyo? Ego, ntago bose abari indaya, ntago baba barananiranye. Siyo? Abenshi baba bashaka imibereho. Cyane ko ashobora no kuza uwo mugabo akagukora ku kibuno bitewe n'icyo ushaka ukamwihorera, ariko nta zindi ngeso ukamwihorera ukamutwara gake bikarangira, nta zindi komunikasiyo. Duhere kuri icyo uvuga ko rubanda hano hanze bazi ko koko nk'uko wari ubivuze ko abakobwa bakora mu kabari ari indaya. We niko ubibona nk'umuntu umaze igihe kingana n'icyo ugakoramo? Kinini cyane pe, kinini, ariko ntago abakobwa bose bakora mu kabari ari indaya. Ubishingira kuki nk'umuntu umaze igihe wenda tubwira ati impamvu mvuga ko atari indaya ABC? Cyambere kanihereho. Yego, mwazi igihe kirekire mu kabari, ntago ndi indaya pe. Yego mu kabari ushobora guhahura n'abantu batandukanye. Siyo? Ushobora guhura n'umugabo nawe utari umwana mubi utakwifuzaho sexe. Siyo? Mugaciringa mukaba mwana akundana. Siyo? Bitari ibintu byo kuryamana. Yego, bikavaho munakundanye tu, urukundo rukaba rurerure. Yego, atari kuvuga ngo araje ngo niba aje gukora ku kibuno nawe uraje birarangiye muratanye muraryamanye. Ubwo ni bwa buraya nyine kuvuga musanzwe muzi ko abakobwa bose bo mu kabari ari indaya. Ntago ari indaya pe. Hanyuma iyo mubona nk'abagabo cyane cyane bakunda kuza mu tubari, babafata gute? Aza muri iyo sura azi ko wenda uri umuntu woroshye, dukoresha iryo jambo nubwo ari w'indaya, ku buryo niyo sura mubona bababonamo? Nyine abenshi baza ari uko batuzi, kuko hari n'abaza akavuga ati bakabaza nka mana wenda nk'umuntu basanzwe bisanzuyeho, avuga ati uriya mwana se bimeze bite wamumbarije, kuko amusanze mu kabari. Ariko we ntago aba azi ko yiyumva tu, ntago aba azi icyamuzanye mu kabari. Ntago bose ari indaya, simbizi pe, nyine uko njye mbyumva nuko njye mbyiyumvaho kubera ko nanjye nkora mu kabari. Yego, tekereza ari impamvu wenda umubare mwinshi uvuga ko abakobwa bakora mu kabari ari indaya? Ingeri zose nizo, abenshi nanjye uko mbibona. Siyo? Yego, simbabere mu mutima, ariko benshi ko mbabona pe nizo. Ahako sindimo. Biterwa n'iki? Kuba wenda kujya muri ubwo buraya ni ubuzima bubi yabayemo, biroroshye ko umuntu yakwisanga muri ibyo bikorwa by'uburaya, wenda bitewe n'abagabo baza mu kabari bakamuha ayo mafaranga, uzamo nawe azi ko azabikora, wowe bitekereza he? Gusa ntawamenya, gusa abenshi nakeka ko aba ari ubuzima, abandi nabo bakaba abakobwa bananiranye, cyane ko abenshi ntago ari ubuzima kwanza. Abenshi bari abakobwa bananiranye, kuko iyo ugenzuye usanga nk'ubu ukabona nk'umucuti wanjye pe, turaziranye turakundana, azi ubuzima bwanjye nawe nzi ubwiwe, nakurura ngasanga ubwanjye n'ubwiwe nta hantu bihuriye, ngasanga we nukunanirana, njyewe ndi gushaka imibereho yanjye. So urumva rero abenshi kuba ari ukunanirana pe.
Gwe niki cyatumye uza mu kabari? No kunanirana cyangwa no gushaka ubuzima? ni gushaka ubuzima. Yego. Okay. Iyo ugendeye ku mibare myinshi y'abakobwa ugenda uganira nabo bakora mu tubari, iyo muganiye wumva umushahara atari mwinshi cyane. Wenda abantu bahembwa mu kabari hari ukubwira 30, hari ukubwira 50, ariko mu bo twaganiye nta muntu urakubwira 150. Nawe wenda ntabwo twenda kukubaza umushahara wawe, ariko wabihuza n'ubuzima buri hano hanze ukumva ayo mafaranga atatunga umuntu yavuga ngo abantu bakora mu kabari babaho gute ku bihumbi 30? Wenda niho nkurikije abenshi nabajije niyo mafaranga bambwiriye. 30. Abenshi bagiye bambwira 30. Ni 30 nibura ukubwiye menshi akakubwira 40. Biterwa n'ahariho nyine to. Biterwa no mu boss kwabahemba. Urumva nabo bandi bahakora bafite ukundi bibereyeho nyine ukuntu bakina deal zabo ku ruhande zibaha amafaranga. Yego. Ibihumbi 30 kubibaho biroroshye mu kabari ku buryo waba mu kwezi kumwe 2-3, kandi abo bakobwa usanga bakozeho ngo imyaka nk'itatu. Muri yakwibaza babaho gute? Nyine urumva ntago babyumvikana. Ayo 30 wishura inzu, urya, wambara, wisiga, ntago byumvikana. Yego. Urumva nyine baba bafite izindi staff bakora ku ruhande. Tuzigane tuvugisha ukuri. Ibihumbi 30 we byagutuye sinza yuhembwa. Ntago yazi. Yego. 30 ntago yantunga pe. Ako ntago ariyo mpembwa. Ntago ari ihembwa. Bigenda guterera kuko njyayo mpembwa arantunze. Yego. Ntabwo twiga tubijyamo cyane. Hanyuma impamvu nambe kubaje kuko iyo uganiye n'abakobwa bakakubwira ko ahembwa 30, ubona umukobwa uhora wambaye neza, wagereranya 30 ahembwa buri kwezi, kandi nubwo yanakubwira ko rimwe na rimwe yacuruje wenda niba rukora muri comptoir cyangwa serivera agahomba, nabwo bashobora kumukata nka 7-5 ugasanga yasigarana 20, ukabona n'ubuzima bayeho bitajyana. Niyo mpamvu nkubwira ko impamvu atamutunga. Yego, abafite ukundi nyine akina diro hanze zimuha amafaranga amusova. Yego. Hari amakuru atavugwa ariko nibyo wenda umuntu ashobora kwirebera, bavuga ko nyine abakobwa bo mu kabara benshi ibirenze ko iyo 30 babona basambana nyine baryamana n'abantu cyane bamwe wenda bitewe no kubura uko bagira, abandi bitewe n'umushahara mutoya, ariko ngo benshi bazi ko ni 30 wenda akabona adresse yahakorera, ariko ibikorwa byinshi ngo ari ubusambanyi. Niko nawe bibona? Akenshi nanjye niko mbibona. Yego. Bigenda gute ubundi kugira ngo wakumvisha ute uburyo kimuntu ahembwa mu 30 akabaho? Bigenda gute ubwo buzima bw'abo bakobwa? Tuvuga ko atari bwiza kuko urumva niba nyine ntago ari bwiza, ariko nawe nta kundi yabigenza, yaba hatise. Tuvuge umuntu yavuye mu ntara iwabo ntazi runaka, wenda iwabo ntibishoboye, niyo mpamvu yavuye iwabo yaje guhiga, ageze nk'aha runaka mu kabari bati 30 niyo duhemba, afashe inzu wenda ya 20, ku kwezi zishira inzu ya 20, ayo 20 save ya 30 kumusha save 20 asigaranye 10 ryagutunga wowe? Aho ryantunga. Yego. Bigenda gute? Ni bimwe bavuze ngo umugabo azaza gukore ku kibuno, naza kankora ku kibuno nanjye nifite ikibazo, nzatuza uzatimaza. Yego. Ntege nibere nanyakabizo nyimuhe. Byansabye byose mbikore ndebe ko nza kumukuraho amafaranga nanjye aransova. Yego. Ni amafaranga twavuga ko aboneka mu buryo bugoye. Aboneka mu buryo bugoye pe, ariko urumva nta kundi babigenza. Nuko twavuga ko ari ibitambo by'umubiri. Aravuga ati nta mafaranga ashariye turayabona, ariko cyane ko bavuga ko ari kwicuruza. Yego, acuruza umubiri kugira ngo abeho. Yego. Ni ubuzima bugoye. Buragoye pe. Dore nk'ishusho kuntu bugoye kuko urumva sinzi wenda ngo umukobwa ngashobora kuryamana n'abahungu bangaye mu ijoro, ariko urumva uyu muntu byageze ku kuba yaryamana n'umuntu bitewe n'amafaranga, ashobora no kuryamana n'abarenze umwe bitewe nta rukundo ruba rurimo. Rero ntarwo abikora, birabikora yishakira amafaranga. Yego, nta kuvuga nta santime ubundi abagufitiye. Usozi ibyo urimo umuhereza amafaranga yigendere, naho gera ntara hirya akabona undi nawe aramuha amafaranga kandi babikore. Yego, urumva nta amafaranga bari hagati aho nta rukundo pe. Ubwo se iyo aranaboneka nibura
atari 10 atarimo 5 ntago nabimenye uko bisa kose ushobora kuba utayakire ko wenda uzi bagenzi bawe bimeze gutya ngo ari 10 ngarangahe umugabo wenda kwijoro akaba ari nkangahe cyangwa se ari n'abatararana shase nabimenye ibyo pe yego Oya mama mbikubaje ndajya numve koko niba ari amafaranga yatuma umuntu atanga umubiri 100 wenda 200 none se ubwo urumva uwo muntu uhembwa 30 umuhaye 20 cya ayo 30 ahembwa ku kwezi yayanga umuhaye iryo 10 se ryo yaryanga uko byumva nge simbizi mbatayanga pe bitewe n'ubuzima babayemo abantu bakora mu kabari tubabona baza baduseriva bishimye inyuma ku masura ariko mu by'ukuri barishimye biterwa simbizi benshi rega baratandukanye yego nshobora kuza ngewe ariko meze nyine mpora tu nsanzwe nishimira abakiriya nkabakira neza n'umutima mwiza hari n'uza kwishimiye afite icyo agushakaho yego twereke mu mazi hakeye mudu nziza kugira ngo agukurure ariko muri rusange ubuzima bw'umukobwa ukora mu kabari ntabwo twakwemeza ko ari bwiza ntabwo ari bwiza 100%. Yego. None reka nkubaze ibyo mubibara nk'ihohoterwa tuvuge umugabo aje gukora ku kibuno agukoze ku ibere bya bindi biganisha ko nawe uraza kumwiyumva mugakorana imibonano mpuzabitsina iyo bigeze aho ku burenganzira bwa muntu cyangwa bw'umukobwa mufata nk'ihohoterwa cyangwa mubibona nko gushaka hari ihohoterwa hari n'ubwumvikane icyo gihe iyo umaze ku kibuno cyangwa ibere ngatuza ntabwo aba ari ihohoterwa kuko icyo gihe nanjye tuba turi kwegera cya gihe turi bupange kujyana muri iyo mibonano ariko iyo nkozeho 1 2 3 nkwiyama nkabwira ati hoye ibyo wapi ngiye wapi ukagoma imfosinga ni ryahohoterwa yego n'andi mumerana nabi mu kabari mu gatongana bikaba bibi ibyo ni ryo hohoterwa naho ni intega ubu twumvikana ubu tuvuge ko rero ubaye uri nk'umuntu ufite amahitamo wahitamo gukomeza gukora mu kabari kubera izo mpamvu nyine nk'izo zose cyangwa ari umukobwa ukugishije inama akavuga ati ndashaka kujya gukora mu kabari wamugira inama yo kujya kugakoramo ukurikije ubuzima wenda si ubwo ubayemo ariko ukurikije ubw'abantu benshi bakora mu kabari b'igitsina gore ibyo wahuriramo nabyo ntabwo nabimushishikariza yego kubera ko akenshi mu kabari duhuramo n'ibibazo byinshi pe tureke n'ibyo wenda by'ihohotera sibyo mu kabari ushobora gukoramo igihe kirekire ukavamo barakumennye ijisho ufite uruguma runaka bitewe n'iki n'abasinzi ntabwo abantu bose nakubwiye ntabwo basinda kimwe ushobora gusinda agatera akaduruvayo ugasanga akubise icupa akwangirije isura yego utubari twose ntabwo ari kimwe ariko ntabwo ari sawa umutekano hanyuma se wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu umukobwa ugiye gukora mu kabari cyangwa wundi babwiye tuzakora mu kabari akwiriye kwitwara ate akwiriye kugenda azi iki ku buryo atazagera hano wenda uwo mugabo yamukora ku ibere agatangira no kurwana biterwa n'uwo mukobwa uwo ari we niba asanzwe agakoramo niba ari ubwa mbere aje kugakoramo yego nabyo barabimubaza barakubaza se usanzwe ukora mu kabari cyane ubwa mbere yego iyo ari ubwa mbere bakubwira nyine uko ako kabari uko bakora kondisiyo zaho kuko nk'ubu hari akabari uba uri umuseriverimo ntihagire umugabo wegera niba ugiye kumusavinga urajyana ibyo umuha ubitereka aha wisubireyo niba akubwiye ati ngwino hano uragenda umuhagarare imbere ntumwegere ntutume agukoraho kuko ahantu henshi ha VIP haba hari kamera kuko iyo bagiye gucekinga mu gitondo bakakubonaho ikosa warikoze barakwirukana urumva rero tubari ntabwo tuba tumeze kimwe tunakora kimwe
ariko ngo hari n'utundi tubara ahubwo ngo umukiriya aramutse avuze ati namukoze ku kibuno aranga ngo bakwirukana nyine nabamva mubwira ko badakora kimwe yego biterwa n'ako kabari baba bagiye gukoramo akariho yego rero twose tundi two bigenda gute umukiriya ukoze ku kibuno kandi wenda ntubishaka ariko wenda muri briefing hari ubwo boss akubwira ngo umukiriya nawe ukora ku kibuno ngo uzamwemerere nyine biterwa n'aho ariho biterwa n'ako kabari kariko urumva hari aho babyanga ko usabana n'umukiriya hari n'aho biba byemewe pe yego umukiriya niba gushaka nk'ubu uri bosi wanjye uriya ni umukiriya kabwira ati ko nshaka uyu mukobwa wawe tukicara tukaganira uramumpa bitewe na bosi n'inyungu z'akazi ke kuko muri bwicare mu konsome muri muri kumwinjiriza muraganira ariko muri no kwinjiza arabyemera ibyo mwe mubifata ute genda wicare nyine muganire wowe ubaye ubyemera uragenda ubaye utabyemera ubwira bosi uti sinzi uko bivuga wenda njye sinzi ko nabivuga ariko ababyanga cyangwa ababyemera n'ababyanga benshi nabaye ababyemera nibo benshi mubibona nko kubacuruza cyangwa mubibona nyine nk'ibintu bisanzwe ni ukugucuruza ni inyungu za bosi kuko uba uri kumwinjiriza yego sinavuga ngo ni ukugucuruza ni inyungu za bosi tu wowe ubyanze se wowe byanze nta kibazo urumva umukiriya nawe niba ubyanze uraba uhombeje bosi kuko umukiriya niba ari we ashaka arishura yigendere kandi wenda ari gukonsoma ibirenze urumva uraba uhombeje bosi wenda hazemo n'agatotsi ko kukwirukana hanyuma dusoza dutangira wavuze ko abantu bo hanze babafata nk'abantu b'indaya umuntu ukubonye hano ukora mu kabari agufata ati abone koko kuri indaya cyangwa se avuga ati uyu mwana ntabwo nzi icyatumye aza muri aka kabari wenda n'umukobwa ushobora no kurongorwa rwanda ni akabazo k'amatsiko duheraho umuntu wo mu kabari koko umuntu yakura umugeni burya ngo akami ka muntu ni umutima yego ntabwo njye wandeba nicaye hano mu kabari nsavinga hano mu kabari ngo mbone nk'umukobwa wakuba ku rugo sibyo cyane ko bivugwa ko abakobwa benshi bo mu kabari abatari beza sibyo yego biragoye rero kumva ko mu kabari uzahakura umugeni yego kandi pe wamuhakura njye uko mbyumva yego yaba ari mubi yaba ari mwiza ndavuga ku mutima ubundi abagabo hano ntibabatereta kandi yego baratereta pe yego ariko ntabwo batereta ngo bashire mu ngo batereta bafite ibyo bishakira bajyana mu maroji bajyana mu maroji iyo ubimye nyine iyo bahakaniye baragenda cyangwa bagatereta n'abandi ariko wowe uje uri muzima bitewe n'uwo wakunze tu ukamugoraguza ukamutereta nyine runaka utamukeneyeho bya rompe ya rompe nawe ukamwiga tu shawa ndaye mu kabari wahakura umugeni abasore tubarimo agatima tubabwira ati nyamara barakobwa mubona mu kabari bose ntabwo ari indaya ndaye ntabwo ari indaya mubaremo agatima ahubwo ndi ku isoko umubyeyi wawe iyo yumvishe ko ukora mu kabari we ntagira impungenge ntabwo abizi ntaribi azabibona ariko kubera icyo watinye kumubwira ko ukora mu kabari yazi ko nkora muri resitora ariko nayo irimo icyo kunywa inzoga kuko arabizi ndi umusinzi nsinda nta birenze rero wumva yaza kumenya ko ukora mu kabari igihe ari kugira izihe mpungenge meri ntabwo azinga akabari nazi n'ibiki byose yego azi ngo ndakora tu ibyo naba nkora ntabwo bimureba yari kukwemerera ukurikije uko wenda azi ibibera mu kabari wumva yari kukwemerera ntabyo azi kuko nta inzoga ntarigera nakandagira mu kabari yego rero kuba harabimuhisha ariko bigaragara ko atari kubyemera niyo nabimubwira ntabwo yabikontaho kizima ni uko nkora nkaba ndi n'amahoro nta kibazo yego ariko bakunze kuvuga ko uri umusinzi urasinda koko bya nyabyo ntabwo ari cyane yego hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu inzozi zawe ni izihe wumva nyuma y'ubuzima uzajya mu buhe buzima
urateganya gushaka umugabo usherura mufite akabari ndateganya kukavamo nyine ako nabonye amafaranga tu yego nkuko nakubwiye yego ntabwo nakubwiye umushahara mpemba sibyo yego umushahara ngo bari ibanga ku isi hose nk'umuntu mukuru uteganya kuva mu kabari nanjye wenda nkikorera sibyo ngomba kuzigama nkuko nakubwiye ngo ndasinda ntabwo nsinda ngo nsesagure sibyo yego ndizigamira igihe runaka nanjye ndabizi neza ko akabari nzakavamo nkashaka ibindi byo gukora yego ntabwo ndi hano mu kabari kugira ngo nicuruze ndi hano mu kabari kugira ngo nshaka amafaranga ariko hari ibindi tutavuzeho ngo hari ukuntu namwe mujya mwiba ba bosi abantu bakora mu kabari bosi ngo yareba nawe agasanga kontwari yose irarangaye kandi mu mpapuro ngo bigaragara ubundi mu bakobwa mu kabari bavuga ko ari incakura reka nkoresha iryo jambo sinzi ntaga yego simvuge gute simbizi njye ntabwo nzi kwiba yego gusa nyine nka tipu yanjye tu hari ubwo uba wibye ntabwo wibye ari tipu ntabwo wibye ubundi tuvuga ko umukobwa ukora mu kabari ari umukobwa woroshye umukobwa nkurikije ukuntu ubuzima bwo mu kabari bumeze ubanza yaba ari umuntu utoroshye nyine uko babyumva uko nyine byumvikana ntabwo aba yoroshye urebye nabi araguturitsa tu murumva n'icyuma yakigutera urumva umuntu ubana icyuma simbizi guturitsa mvuga ku mafaranga urangaye gato kuri fagitire wasinze akakubita ahandi utareba neza nyine ukamwishyura nuko wenda nzi biba ntabwo ibyo muri kontwari nabimenya ngo bibye inzoga bagize gute wapi ndetse nyine kuba yaturutse umukiriya yasinze yakongeraho amafaranga nuko mbizi hanyuma ni ubuhe butumwa cyane cyane ufite abakobwa bagenzi bawe bakora mu kabari ku ngingo twaganiye z'uko hanze babafata hanze rwose babafata nk'abantu babi baravuga ati uriya mukobwa n'umugore w'umugabo akubonye aravuga ati buriya niwe wantwariye umugabo pe kandi wowe uravuga ko harimo mu kabari ngo hakoramo n'abarokore benshi cyane batanywa n'inzoga ushobora gukorana mu kabari utanywa inzoga yego ubutumwa rero ko hanze mufite izina ritari ryiza abakobwa bagenzi bawe ubabwira iki ariko n'abo hanze ubagenera ubutumwa ntibumve ko umuntu wese ngo uje mu kabari aba ari indaya ubutumwa nabaha ni ukwiyakira kuko bafite izina ritari ryiza bafite izina ritari ryiza ariko nabo bakongera uko bitwara ku bantu bo hanze kugira ngo wenda isura babagaragariza ariko byagorana simbizi byagorana akazi ko mu kabari rwose byagorana kugira ngo umurokore kugira ngo ube wamugira inama byagorana pe gusa dusoze tuvuga ko rero kuza mu kabari ari amahitamo umuntu ajyanwamo w'umukobwa cyane cyane dukurikije n'ibyago bibamo ni amahitamo umuntu yerekezwamo n'ubuzima arimo yego ariko tubyanzura nuko byakanziwe pe nta kindi twishimiye cyane kuba duhaye umwanya wawe tukaganira kandi twizere ko n'undi munsi tuzaza ni ukuri kadukubita cya mitsingi ni karibu ariko nkatwe nk'abantu tutanywa inzoga tubona nk'abarezi ntabwo abantu bose ariko banywa inzoga ushobora kuza utanywa inzoga ukinywera fanta ukanasengera urateganya gushaka ryari twabikomeje ntiwadasubiye umugabo ese umugabo mvuza mukura hano mu kabari cyangwa hari umukopi wo hanze mupanga igihe nzamubonera tu nzamushaka ariko hano hari abo waziritse uko byagenda ko uba waranditseho ngo sheri ngo nuza sheri mitsingi abo baba ari abakapo nyine bo hanze dusangira byera The ZOOM TV24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The ZOOM TV24.